kureba imbere kuzugu ndabishimbira mu nuko ntakuzi ariko ntuhangasha gira vuba mereza ibyo ufite byose gira vuba gira vuba mereza ibyo ufite byose gira vuba saka gira vuba nabindi gira vuba nturebe inyuma kandi uzagira umuntu wegere nzakwereka Babarira oya ariko warize ko twanyishije imashini wa mugabo have nijanye ku isoko ikibazo bagufite ni iki isoko mbabarira ikibazo cy'ababosi rero kibagari oya ibyo bintu wamenye byo gupakira ibifuka ukagenda uri kugeta igare oya mbabarira genda ngo ikintu kigare oya iri gare ryawe ntangize ne ariko se iyo mashini nayo nkayipakira nishira iyo mashini nayo nkayipakira ukareka kumbarisha nayo mbana ubu ngubu tuvugana mbanye nayigejeje iyo ndagera ariko bitewe nuko iyi mashini mvuga nkubwire irahenze ariko wa mubosi we nje nakubwiye ngo niba iyo mashini uba wayishize nkaha naco nkagipakira ngubwo ahubwo ugiye kumbarisha nabi mba nturiye nageze kure iyi niyo mashini ubundi wayibonye iyi niyo mashini niba ariyo mashini rero ikintu mbaga nshaka ni kimwe niba nkoranye n'umuntu nkamenya ngo ibintu tugiye kubikora tubishire ku murongo akazi kanje ntakwiye nese uko nizigare neza ku buryo buhagije ukabushaka kuntesha agaciro kuburizi ntago bivuze ko watwara ibintu ko nashaka iyi mashini ishira ngo rero nje nanabire kukabyitwarira nje ukomeje no kuntera n'akazi kawe se amafaranga urampa nje nizere ko narabonye ariko shaka oya ntakunda ba mfite ikinyabiziga ngo ngende n'amaguru ntabwo bishoboka twari umuzigo tugende tugereyo ngo amafaranga yo kunywera inzoga n'undi rigande kubona nta kintu zakumarira zamarira ikizi uba abantu bose bamwuga umudugudu mubaga muri kuntuka niba we umaye akazi ushinzwe kunshurira ngo ntacyo rizamarira igare niwe waringuriye amafaranga nariguze tuziranye uyu mukebe ko gwagusaziyeho umenye ngo rero ngo ibintu niba narabyishakiye nkishakishiriza ntushuro yita wumva ko wanse hageze nukumva ari kuvuga ngo umwuga umudugudu none iteje ubu sigo ngoraga inkwavu zimarana gakanga ivugisha ukuri ejo bundi ntago umwe ukabari ugatuje kuzana ubona rinje muntu umwuga umudugudu utariteje imbere witeje imbere he witeje imbere amafaranga urampa rero ugongera je ntabwo ndajyana n'amaguru ngo nurangize ungire ntabwo wakwitwaza ngo uje gutwara moto wenda abantu buriya ufashe ibihumbi 5 papa ugateranyaho ibuye ariko nibyo da papa dore amazi yabirinduye ujye ushiremo nakundi ifusi yiki ko nkubwiye ngo zana kunyushiremo hari ikindi kintu nkubwiye none se amazi urayateka nyoko hari ibintu agiye kuzana tureta tubishira mu ruza rumunyushiremo ibihumbi 5 none se ufashe ibihumbi 5 ugakuramo ibihumbi 2 hasigara ngahera none se ufashe ibihumbi 3 none se mbwa ajyase wigaga ufashe ibihumbi 3 ugakuramo 4 hasigara ngaha uko ye gusa ari wowe nawe birindwi uva ko ntiwarindagiye nizo mibare muho ja mu nzu sha ja mu nzu ugiye muzahora mushondana kugeza byari we n'umugore cyane umva nyine ngaho ndebereze intoki ubwo ntushaka ubimena ariko mana ngabureza mu kiro gukoresha yabura ntaho umuntu yayigera imbere mpereze cyangwa ubikore ndi kwihuta kandi mwiriwe ahangaha muri gukora iki waretse nkazaja nanje ndaja kugufasha sha udahirwa se ntubonye ibyo usuka muri uwo mwuga iyo nza gutana ni imbokoboko buri kumbwira ayo magambo turira ko nyine turaziranye
ntabwo tubanye igihe gitoya ngufashe iki ibyo utamfashije se ubundi bwo bitakuze kubimfasha kuko ubonye inyama ariko kirasumba cyane uzi ukuntu mukunda ahubwo si bwo turaburisha buri hehe ko ndi kubona ari inyama gusa nta kindi kintu turazirisha nta muceri waraye hariya umuceri ntawe twabyutse turagurya ushaka kuzangusha ku giti nshaka kuzakugusha ku giti ijoro ntabwo twari tubivuganye ariko uzi umuntu wirirwaga wicaza ukuntu atekerezaga cyane umuntu wirirwaga uri kugenda nta n'ubwo ajya hanyuma kwirirwa wicaye uri gutekereza ni iki kintu kizima wigeze winjiza muri uru rugo mwese sinandi kubaza Liliane ngo ufashe ibihumbi 3 ugakuramo icani ngo hasigara ngaha sunika ariko we zanigare tugende dore tunageze abo kwa matovu muri yo ushaka kubabwire ngo narizanya yemwe twahageze icyarahani cyaje rwose banguka mato dupakurira ahangaha buretse ntabwo utanyishirwa cya cyuma cyaje ikintu cyarahani wayibonye Nesi namwe rero umva ubwo si ugupakura mwakoze amakosa amakosa nzi ko wenda murakizana nko ku ndege cya kikaza gitwawe uyu mugabo nje namubwiye ngo reka nze nje iri gare ndi shoferi yaranga ananansunikira dore mugikureho rero mugikureho nje ibintu by'amagare ibyawe byarangiye bakwishyura ubwenge amafaranga nje nakubwiye ko uragongera nutagongera rero ntabyo kongera amafaranga none si umva se gemuga hambura neza ariko hambura neza utanyikire muraza kubyumvikana rako yari yavuze ashaka imashini y'umukara n'amashashi wayibonye yarashaka iy'umukara oya iyi niyo original izi nizo original iradodaga ku buryo yadoda umwenda ukaba muzima ku bijyanye umuntu yacitse nk'igisebe kumwe numvaga ngo baramudoda umuntu bamudodeshaga iki oya izi doda abantu izi doda imyenda amakote dodo sinabikora kiriya gufata wari fata igare ryawe wayibonye reba kino kintu ucanye ukuntu kimpongore iri rangi si ryahavuye aga mafaranga ngiri rangi muragagira nakubwiye ngo ushake pere mu by'amagare n'umugabo aburere wayibonye uku mato cyangwa mu mpago amafaranga nigende akazi kanje yo nkarangije ko nta n'umuntu uvugaga ngo wenda ngo ntabwo ngaramema ngo nakiremo niba kwe n'ubundi nguyu magana 500 agenda amafaranga afite sipata magana 5 usagaye naguye magana 5 gende ninde wo kubyese ngo nje ndafata magana 5 shaka ngahe wajya urambabarira ko nta nubwo uba ugomba no kugirira umuntu impuhwe wanagiye basi munamubikire dukeya reka twatekereza hanyuma izo nyama se kumva yuko nari nzizanye ngo tuzimaze rero uri kuvuga akantu k'akanyama ukankora ku marangamutima ganje rwose ugiye kukumesha kumva amarangamutima ganje wasiguze kwa Filipe ntabwo ntimuhaye asigaye atuzuye nta n'akantu usira kunyengereje mwakome mperuka njaga kubarangira intuza inka zo kubaga ira mu mucyamo yego ntabwo ibyo ngibyo kibyiteza utekereza ute n'ukuri kw'Imana erega ntangemba ndi gutekereza ibintu dore ugiye kuzimena hajya ko muhareka mugeze kure ntabwo ko yarampaye ni ukuri kw'Imana singiye kubesha baba ko yarampaye mwa yaraguhaye ni wowe ufite nyine ariko buriya ntabwo naja guhaha akamujanira ingurube yo korora yo kurya akagurube ko korora cyane ko batabura aho bazororera umudamu wanje akifata noze ko bitanyuye urazita hasi ngo magana 5 zininde waga sinyarenza uzi n'ukuntu naje ngusunikira cyangwa amafaranga twavuganye ntawe ugazuragibagiye utangire kuntera mahane wa ndebere dusigaye turavugana ibyacu ndebere nushuri fata nk'abatinde ndafata tugomereza amafaranga twavuganye kugurana we makapu ngaho amafaranga afata tumuku bwa amafaranga wayabonye ariko kuma amafaranga muri kugateragirana nabonye imyuga mw'abantu babanyonze wagira bafite umuvumo kugamira ubu ntago uraragura kurota uri kunyonga sura uri kwirukanka mu buriri
yanze gushaka pirimu musigarane ibyanya ariko nje nizere ko ntuzongera no kuntereza ngo nkwemere. ubu nawe wumva ko ufite umushinga Magana 500 ndi gutwara nje ntabwo ugendaga. Icara tugenda. Wagize se ngo ndaguhenda? Ntaho ndaguhenda. Yego icara. Hasaga neza ntaho habaga hasa nabi. Naho uricara. Ninjye ndikumva nshaka kugutwara arega none si nta mpamvu yo kugenda n'amaguru. Hari ikibazo se? Ndikubona ariko na byakunda kunsigirira igare. Igare se si iryanjye. Nshaka kugutwara tukava hano tukagenda. None Nshaka kwitwara. Umugenzi yicaraga hano nanjye nkicara hano ubwo ngubwo Nshaka kwitwara. Ntabwo wanyumvise? Oya ntaho wakwitwara ngo bishoboke. Kandi ari nje mushoferi. Ntabwo ndi kukwinyinya. Nshaka kwitwara. Ya? Ushobora kumeza igare nkitwara cyangwa ushaka kujya tugira ukundi kuntu tubigenza? Ya ntaho wambwira ngo witware kandi ari ibyo nshinzwe. Ihangane icara tugenda. Ndavuze ngo rekura. Uzikari none ndari kuri gare. Ntiwashatse kuntwara? Nshaka kugutwara nyine. Ihangane utware arega. Ryanje riragenda gateye mana we. Ubona urenga. Ntabwo uri kunyuma. Ubona urenga gira vuba. Gira vuba. Tebera kandi nanone giye ndi kugushaka nta kubuze amasaha yamfashe urimo uri kwirukanga mu mihanda nta soni. Yihorere weho ntabyo uzi ukuntu bigenda. Ibiki siko ndiko nuguhengeza hirya habaye. Ariko wakwitonda. Byagenze ute? Mva mani wininza sinzi ibyo uri kurenya uri kureba iriya hirya ntabwo. None byagenze ute? Isaha wayibagiye twahanye. Isaha twahanye. Naho isaha twahanye ni umaze kubyimba umaze urukumva usigaye amazi amategeko yanjye. Ko wajuri horera gutanga. Sara hirya ari iki ndiko nukuranga gusa. Ibintu biba byagenze ahubwo ubwo kuntu ibintu bimeze. Ibiki shaka igare mwana shaka igare ndiravuga. Igare ahubwo uba wambajije ico karenga heta nkwanzurira. Ngaho mbwira nyine bimeze bite? Igare narikodesheje umudamu yarugiye gutwara amakese ariko birumvikana ko Ifata ikodesha bibagiye ko yaratanze amafaranga gagaragara. Ndavuga ni noneho ntaho nari mwima nese umuntu uri gutanga amafaranga kandi ariko wantumye mu muhanda uri kumva. None kuki utayisumenyesha ngo mbebe izindi nzira nabicisha. None sinarinze ko buri gihe ukora. Ngatuma kugutegereza uri. Ntabwo mbizi nahise menya ko buri gihe ukora urugendo. Tugende ryo kunyeka umugore wanyu wari igare. Umugore? Yego. Nawe ntago wahita ubaza umugore ngo ngo yanshaka igare ryanjye. Ako sigare ryanjye. N'amafaranga namusubizega njye nshaka igare ryanjye. Kuki utanyumva? Oya nawe wabura. N'amafaranga namusuza ashanga mwongera nanje ako nkabona igare ryanjye. So ufite kibazo ntabwo uri kunyumva. Gusobanurira umudamu niba ari umudamu nyine urumva riri mu nyungu ze ntabwo twahita turi mwa. Inyungu ze nanjye none izanjye ziri gupfa. Izanjye ziri gupfa urazishyura. Oya ito. Urama amafaranga yazo. Cyangwa none man nyine ubyumva ukuntu ibintu bimeze ndakubwiye ukuntu nyine ryakodeshejwe n'iki ntaho nawe urahita umbaza iby'amafaranga kano kandi ntago bindeba nshaka igare ryanjye sibyo igare ushobora kujya kunyereka uwo muntu wanjyana igare cyangwa ibintu ni bibiri. Oya ntago wamumbaza bunungu ntacu kuki ntamukubaza usubundi ubwo bufite n'igingo ndiko na ukurangaguzwa nk'umuntu wataye intekerezo bimeze bite. Tugende ujya kunyereka igare ryanjye aho riri. Oya igare se hari urabiri ni igare uraribona. Matovu Mato n'urwembe kiri kwinyonga neza ni nka kimwe kigare banyongaga dinamo ubwo ni diyama biri kunyonga diyama
mayi do sinzado reba abakinyonga gaguca nimba utari unabizi ni guca abakinyonga wabonye ako ko munsi kari kwizengurutsa komera mwana mwese ko wagihindurisha dore kibaga kimeze urumva abakiriya bari nka ubwo ninjye uzana amatodera nko ku gatebe urumva ko ndi kudoda hasi nyine ikibazo ndi kudoda hasi hakadoda hejuru ni hadode nta mugozi urimo ubwo naje ndadoda imipira gusa amapantaro wawe nakubwiye ngo uri ikibambasi dore bagiraga nka gutya ibyo ni ibyo abatayeri ubundi ntabwo twebwe ducuruza amashuri y'ibyo bitureba ko ari umucyagari wayibonye ariko n'umucyagari n'umupira bacomekaga n'amashanyarazi amashanyarazi se hano kakiyaga baga amashanyarazi nayisubiza none byaragora wowe nyonga n'impuza iyo noti ape we iwakido n'umuhungu wawe razaza ryaho ni ndeye aburetse udakora ikosa rikirba reba intari oya uyu azajya dore ndeye erega buriya ngewe ibintu byo kudoda nabirazwe na sogokuru yagiraga atya iyi bayita regirateri mato ubwo se ubona kuri kugenda nk'indege ugafata na feri soranje kwisi yasi nzana agatebe n'imyenda tube turi kudoda reka turebe mu cyoto manzu yireke neza sige mu mafaranga imashini igikobokobo n'ibikobokobo biriho byose wayibonye yirebe neza umunyururu gwayo ni muzima yarakoze iyi mashini wayirebyera wayirebye neza ikontrole neza bamanya uyu mugore yabigenze bityo wewe kuri kugwirirana ubaye iki izina rya Yesu ko abazimu bahambye muri iyi mbuga ni bazimu nyabaki rujuku mu izina rya uyu mugabo bayi hey narabivuze ubaye iki wajya kumuhisha ko ndi kubona wagira ngo hari abazimu bari kumwirukaho uko ninjira mu amafaranga we kabo nyimbereza amafaranga yanjye abantu batajya bantera imbabazi urabizi amafaranga wanze kuje amafaranga sugiraga yanjye umuntu aburara gufite amafaranga baragatwaye umubwire ko ari umwari kunyishura si imashini reka mubwize ukuri hari ibintu wakinisha n'ibyo utakinisha akaryunguri bize kuwangira n'umuntu umukurikira bigenze bite wa mugabo baragajanye muhereza amafaranga amafaranga mashini nayisuzumye umva ni urwembe do ni mu byaga baragajanye iki karyungu ni izina ry'Imana reka mbabwire mw'abantu karyungu rugiye kuzanyirukansa ku musozi ubu naringize ni nanjye ntera imbere nk'abandi mashini kandi igiye kujya nirwa nicaye mu mirima karyungu ntago ngiye Mbese mato karyungu nta kintu mato warorera kunyitaba Rwanda mwiza rwema Rwanda nziza dushima rudasumbwa nk'iyi mpamvu twavuka Rwanda ngo twambariye twese kuririmba izina ryawe twambariye twese rwema shimwe mwarira reka hose hitagera ugakubinwa rwema abana bawe turareba tugasanga izina ryawe rigukwiye ariko ntimburire kubarusha niyo soko twera Oya ariko mudamu wanje ni ukuri kw'Imana hoye oya da
Mana we, ubu se yaba yabonye ubushomeri bwanjye akavuga ngo umugabo mwiza mugurira igare. Muho! Ubu sinakwitura iki ko? Muhoza! Muho! Ubu koko, oya, umudamu wanjye bura tutabeshanyije namwitura iki ko? Abonye umugabo warindusha aravuga ati reka mu ruhure. Mana yanjye, nanjye reka nje gushaka amafaranga, arasanga hari amafaranga amaje gukorera, wenda nje kumugura n'icyo gitenge, ni ukuri kw'Imana. Ariko mana we, mana. Karyungu, iyi nzira yose nta muntu urimo, nta n'inyoni, nta n'igisiga. Karyungu ngaho reba. Karyungu reba. Usigare mu byanyu naho ibyanje ntabwo. bigenze Karyungu. Wiha abandi. huye n'umuntu musubimo namukurikira cyese cyane ukongera no kukubona muri bino afite cyuma arayashana ntabwo twari tuvuze ngo tugiye gukora umushinga w'imashini batari bakwato byawongegera abuziranye Imana ngeze uramuka nongera kumubona hano nawe uzamukurikira cyane niba ukimushaka nawe umukurikira haguruka kurikira umugabo wawe ari amafaranga ntabwo twayibise tuvuga ko tuzayakoresha none uri kuvuga ngo arayafasha arayatanze urarashira abandi bagora afite mu gasozi Ibi byose ni ukubera wowe tumye nzana umugabo w'igitanda mukurikire ngira n'icyo ndi kuvugana nawe mukurikira ari wa matero wanjye gerawe. ubu ngubu bimaze kubasangana rero igihe wicariye yagiye ntahagarariye hano negereje igare wahagarariye aha nyine reka tumutegereze iminota mike yarabaje ingahe urabizi ko ibyanjye njyewe ni kugira nyine aho abantu basezeraniye ni naho banahuriraga kandi naho twasezeraniye mwasezeraniye hano twabivuze ngo njyewe ubu amafaranga nakabaye ninjije yose ndi kuyahomba umva nkubwire rero ndayagukata yose amafaranga yakuba ninjije yose ndayagukata nta kibazo niyo wagangata rwose ukagamaramo nta kibazo nyine ahubwo ubwo nyine ahubwo ugiye gusigara hano umutegereje noneho ahubwo nyine uramubona urahita umumenya si urizi igare ryawe ubwo ngubwo nta kundi ubwo nuko weho nubona aje urahita umumenya ubwira uti rimwe n'amafaranga ganjye niyo wagagata nta n'ikibazo hari icyo oya none se igare nshobora kurimenya none uwo muntu arabyirwa n'iki kari njyewe nyiri igare kandi ari wowe mwasezeranye yego ahubwo noneho reka nze mbikubwire byose ukuntu ibintu bimeze bimbwire byose mbikwerurire neza utagira ngo ni intuza ukuntu mabuje ibintu byagenze nje nari ntwaye igare urukumva ubwo none ubwo ngubwo barabarinyaga nahuye n'umugore ufite ibyuma afite n'imihoro noneho ubwo ngubwo arambwira ngo ibyo mfite byose hasi igare noneho ahita arinyaga niko nabyanagenze igare ryanjye barijanye ariko nyine ubwo urukumva nanjye nabuze ndabigusobanurira neza niyo mpamvu mbikubwiye none igihe wahereye unjuragiza ngo warikodesheje ngo ibiki n'ibiki none nibwo njye kubona ko igare ryanjye arega mabuje nanjye ntawe ntahita nkwanzurira ngo igare ryabo reka nyine nkubwire reka ngusobanurire neza kukubwira ko ibintu byabuze ugatangira no kunkubita ahubwo burirabwa ntabwo mbukeneye nta soni nyine reka nze nkubwire ukuntu ibintu byagenze ariko wowe uzi ibyuma yari afite Aya! Mwiriwe. nawe kunkubita nkaho uri kwica imbwa Turabajana. Tukakiyaga turi kugenda hose nahara kuri Mudende. dore ni igare ni Takakora wa. mabu igare ni dore ni ringi Ariko rero umenya muri n'abarwaye bamu. reba unarebe reba gamaferi agamaferi si wewe gashizemo reba niryo aha mabuje niriduci Umenya hari abantu bahumanirwa. Uzikira iri gare ryambutse imipaka paka riparitse wanje. ryambutse imipaka rivuye Rivuye ku mugabane g'uburayi. umugabane w'uburayi wowe ku mugabane w'uburayi dore na gamaferi washirishije mu ngabo wowe nicyo kirengajyaho ni ikinono Ariko se cy'inka oya reka mbanze ngubaze. ntabwo rirava Oya reka mbanze ngubaze ikibazo. ndiri gucika Reka fataho mbanze ngubaze ikibazo wowe umva bazi tuze wumve gato. Wowe urareba iri gare ahantu ryaturutse ngo wana hakandaga. niwowe wahakandagiye
ariko rino gare niryo iri gare niryo banyatse niri Nasi wari kwa barinyatse ninjye waritwara igare nirindi rirava ntabwo rirava fata igare ryawe kandi reka nkubwize ukuri sinzi ikintu ushaka iri gare ni wowe warinyatse iki nicyo gisambo cyane nini oya n'uyu warinyatse ibintu byose yambwiye ngo yahise amfatiraho icyuma ati igare ihita urivaho ugenda ari nacyo gihe duhura ratareka nkubwize ukuri wa mudamu niba uri n'umudamu niba uri n'umukobwa ntaho mbizi iri gare dore ukuntu ibintu byagenze iri gare umudamu wanjye yararebye aravuga ati kubera nirirwaga mu rugo nta kintu ndi no gukora aravuga ati reka ringurire ijya mbere turi guze baragiye urumva neza nyine tega amatwi wumve urumva noneho umudamu wanjye aravuga ini ni umudamu we umudamu uwo mugore niwe warinyatse uwo mugore yanyatse n'amafaranga rwose nari mfite arabijyana dore na ya supana dufungishaga hano ntayijyana nibyo umugore rata ndamwibutse ni umugore nta mudamu wanjye ari igisambo yari yambaye ibintu by'intuza yaryibye ko umudamu wanjye atiba rata mabuje yari yipfutse mu maso ntabwo yibaga mumvire ku igare ushobora kujya kunyeko madamu wawe wagendaga mukwereka hari icose tugende mukwereka afite n'ibyuma byinshi mbese yankanze ratareka nkubwize ukuri ntaho umudamu wanjye yakunyeka madamu mureka kwishuje ubwonko ariko ahubwo wowe urerekana uwo muntu wakwibye igare kandi mabuje rata nshaka ko mujya kunyereka amagare garanasaga amamodoka ari hano mu muhanda ufata kunyaka madamu reka kuza rebera utanya no kunkubita jya muri kunyicira gahunda muri kumva tugende nje kumukwereka oya ariko ugushaka wafata rino gare twafata rijana nyine tugende nje kumukwereka utanyitira umugore wanje ngo ninshinze uwo mugore ariko ubwo ari gusakuza kiki yamanuka ibyo narijyamo amafaranga yabyo muri aya merezi gira ikorera vuba sibyo ntabwo umva nkubwire mugenze gakeya asohoreka kubusakuza ukagenda ntabwo uzi yujye ntagende nibaje baragira ngo bakwambura umuntu azajya yikokora abwirirwa arebe ko hari icyo yagera muze muri kumwibira ibyo yagezeho nta rusoni hamagara amagore yawe va none ahari ntari kukubwira ngo ntabwo wowe amatwi wayicariye cyangwa wayahagarariye tanararijana mu nzu siko atanarikura aha ngaha wa mugabo wande kuri jigani ntakumena umuntu igare ni iryanjye utanarijana mu nzu zibino mubwire wa kigabo ndakurira igare ubwo ubonye igare ntiriva hano siko waje gushaka kunkangamira ushaka kunka ntagira vuba ari ubwo noneho ungonye uzi ikintu munshaka ako kukimwanga giterambere ry'abantu ni ukubera igihe nari maze nicariye muri uru rugo ko nta muntu wari waravuze ngo none aravuze ati ndaranye ubutumwa dore ngo waha igare uje kunyonga uzatunga umudamu wawe n'umwana wawe ntaho twe tugiye kwicwa n'inzara none umudamu wanje ageze guca nyiguririye akagare aryitane bamuguriye ngo zamagare ntaze yemwe nawe yikanashure abantu areba muhaza nakuri amuhaza nakura cyangwa azimo araducika uziguranci ngonga ubone kuja mu dore ngaho noneho turebe ngaho muvuga ko iri gara ari we wagiye iriya niyo ngirwagore yawe se
umva rero ndamubwire umva wa mukobwa mubwire gute unyibira igare w'inka ari kunsobanurira neza ntabwo uri kunyura umugore wa mukobwa we ndetse uri kuvuganira usubira inyuma ikibazo byari iki Mwiriwe. mwire sobanura kuningira igare wariguze uri kumva nabisobanura ukuntu yariguze none kuri kuza unyihisha aragusobanurira ariko aramubwira gusobanurira nundi nagira apfa ahubwo aragusobanurira mumubwire ndavuze mu nsobanure uburyo igare ryanjye wariguze mfashe umugabo wawe niba n'umugabo niba n'iki abari bubaza abaze cyane uwo nguwo none utabigisaba si kiraba umfatanye igare ryawe ndi igisambo sindamenya ari ibiki none madame ushaka kunsobanura uburyo igare iri ryanjye gare ntaho ryavuye i Dubai agusobanurira ariko nabikubwire we wamubaza mubaze igare ntabwo ryavuye i mushaka Dubai kunsobanura uburyo ariko ubu byahereye urashaka kunsobanura igare ryanjye uburyo wariguze wikakaza turabona nabigusobanurire nje igare ukuntu yariguze tubundi igare yarishakiye nka iki kigabo kirari uri umugabo cyangwa azi ngo burango bayapfa kudukinisha hano nta mikino mfite ntazo nanjye twashariye ndavuga kire kuri iryo gare nekuretse natugera asara kuri igare aho nari kuri iri gare wagira vuba njye mbanza mbabwire ntabwo nari kuri iri gare we igare ndavuze ati none wowe uzajya wifata nta rusana mwareka ko nkubita mw'abantu tuvunika amafaranga muze mujya ahangara igikoresho cyane nakoreshaga agikoresheje se nkande niki agikoresheje uri igiki ubundi se amagore yagiye ataza nsobanura igare ryanjye ahantu yari ariko umugore wanjye yabagize ate umugore wanjye kari ntagarugero kuri ugu mudugudu kari ntagarugero kuri ugu mudugudu byose biri kuri kari ntagarugero muri nibyo cyane nibyo intangarugero se amagara y'umuntu nta soni igikoresho cyane gifata nk'aho adasobanura uburyo yabonye igare uyu ni wowe tuneverese manini bari bajyana kumugira mugihe atarazasanga natwe turakugira umurambo ibi ngibi ni byo cyane mubaza mubaza urasura ndo uri hano uriya ni wa mugore wawe oya mubwire ya ntangarugero yawe ni ibyawe ya ntangarugero yawe ni ibyawe ya nyangamugayo yawe muho urinde ndaranyuka urinde mwa niwe dore nguyu niwe ni na kiriya cyuma niwe wari ugifite kare n'uyu ndaranyuto kununga byarakunaniye hama hamwe mbatunge gahitiramo inzira y'ubwihebezi birakureba se